Mia. Basi ko shiragiye kuza waje ukamufasha gutegura ameza. Sibyo? Sheri wande. Hari umugabo nazanye muri Okay, brother wawe da. Wabye. Yewe ndi umukozi wanyu. Kuba nkubwiye ngo uzumfashe dutegura ameza. Wamuteguriye si we mugore we. Nzizi iki? Vikora ranga tuganire. Sinda umwana mwiza. Avuga yego cyangwa uvuge we. Yego. None se kambaze mubazi. Ibiryo ugiye guteka iyo ugiye kubiteka urabanza ukarira mu gikoni cyangwa byose nyine urateka ukabizanira rimwe muri we ntabwo uryo nguhage. Ikibazo mfite ni kimwe. Kubera icyo ungana uko nkangana uko. No mubiri wanjye n'ikintu. Ngewe uzi ukuntu nanganaga kibonge. None bishaka kugera ku kintu. Yari apimaga ibiro 85 none upima ibiro 50. Kuva nagera. Niba bishimishije nta kibazo. Ibikiza bishimishije. Kuba waragabanyije ibiro. Uburaho urabara gutegurira umugabo wawe ibyarya ukaza kunshinga hejuru ngo miya ngo no dute. Umva sindi umukozi wanyu urumva kungana uko ubu akazi kakunaniye. Ibirupima n'ingano ufite naga akazi kose ko muri urugo wagakora wenyine. Bretse Mia. Byo kuvuga n'ubundi ndabikora. None se uri kumbaza iki ngiye? Nari ngusabye ubufasha nago nari nkubwiye nago ndi kugutegeka. Yariko sindi umukozi wawe. Ndibizi nyine ntago muhemba. Ntago nzi impamvu ni muransubiriza umubiri. Hayo ungana nabi. Nta nubwo musaza wanjye yakwiye kurongora. Umuntu ungana uko mu myaka 2 irashize nta kana urahura urudumbara yabanyangura ivaze bazanye muri ubwo sibyo nibiki. Urigira ibiki? Sibyo bro wajya kunshiranga ko mutabimuganirije ko naje kwirikana iwanyu. Sinari imari nge yomba umari. Ntabwo yari kugushaka. Mubeshyese. Cyakoze ubyaye akana. Byaba ari sawa. Tamenya ko n'abantu babyibushye mu byaro. Ariko uraho ungana uko urarya ibiryo birimo amavuta ntago wavuga ngo basi reka njye kuri regime cyangwa mfata inzira njye gukora siporo uraho ubyuka wicaye unywa ibikoma birimo amasukari urya ibiryo byuzuye amavuta ubuse nkaho uzananuka gute cyangwa uzaga umubyiwe none ejo muri tuzikanga inzu yose uyuzuye umuntu atanabona aho ahumekera. Sawa niba ari ibintu ushaka kungabanya ndagerageza ngenshi. Wabaho kuba nagera muri iyi nzovu z'ijambo rizima. Ugiye pe nzajya nguherekeza. Kagiye mucyakoza ahita unatera nk'igisabo wallahi. Bahita bamama gitunguru. Man. Ubu nawe ahantu uri muri muraseka. Kantu waremye. Abantu utahaye umubiri nk'uwanjye barimo baranseka. Ngo ntandukanye nawe. Nimba wari uzi ko nzavuka nkamera gutya kuki wandemye? Ibyo tubireke. Ese niba wari uzi ko nzaza mu rugo rw'abandi simboni icyo abandi baza bashaka. Kubera iki watumye mpura n'uyu mugabo? Urimo uraseka uri nanjye ngufasha guseka. Ntabwo nigeze nishima mu buzima kandi nguriho ndagenda nkapfukama
ngasenga kugusingiza mwinginga kuko nzi kuri Imana ariko nawe byarakunaniye mu bantu bose wafashije izina ryanjye byarakunaniye izina ryanjye rirakomeye cyangwa izina ryanjye ni ribi nako nanibeshye ndi munini nawe burya ntabwo nkunda sibyo none kuki watumye nza kuri ino siri wari uzi ko nzaza nawe ukanererana bure n'umwana koko wajya umoza najya ndeba nkavuga ngo nta kibazo mfite umbaza gusa nawe byarakunaniye gusa ni ukuri ndarambiwe Ça va? Ça va. Si, ça makuru. Fresh? Siko wicara ngaho wigunze wigize intiti usigasoma ibitabo nawe. Wanari kureba ko yakizwa nyine gake gake. Oya. Niya wanjye. Bimeze bite se umusa? Nyine nakazi. Stress z'akazi ntabwo zabura nyine ababyumva. Banje naniwe umunaniro wose. Ubwo nukobwira bakankorera kamasaje. Bandi? Umugore? Nawe Ege namwe bingara amakirambi mujye muceceka. Ubu nawe ujya wicara mu rungano ukicara mu bantu mu bakozi mukorana ukavuga ngo washatse umugore. None? Kiriya kiduke wazanye. Ushaka kubonekera umugore rero? Indi umutuka neza urabona ngana. Akomeye. Warabuze utwobwa twiza mbaza. Gafite taye mane. Gateye nk'igitunguru. Uragira urututsi ushatse ikibido imyaka 2 irashize nta mwana use nkawe. Sondeka nkubaze miya. Taye niyo yubaka urugo. Nje nashatse umugore kugira ngo nibura aze ambere umugore mu rugo twubakanye. Ubwo surishimye. Ko rero Imana nitanga urubyaro. Ku myaka 2 ishize nta kintu cyadanje kirimo. Nawe bakwishe mu mutwe babadive. Tukomeye. Mama nkubwire. Ura mugore kangubwire bibi bye nkubwire n'impamvu mutanabyara. Uranega amatwi. Mbanze nicare neza kugira ngo mvuge inkuru. Wasanga wenda rwega nasinga ari amakuru bifiteho. Ura mugore urutako rwe runganuko. Inda inganuko. Amabere anganuko. Umutwe unganuko. Amatama anganuko. None se indi zajya cyangwa izacaye. Sindayinjira mu matama. Oya njira se nahuzi. Nese umwana avutse yacaye. Bira bitako si nta kayira ntaki ubu byacaye. Komeye ntabwo nenze ko nyine wowe watekereza buri. Okay, base biology ari ikintu bivugaho. Ku buryo umuntu munini bishobora kuba byamubangamira kugira ngo byare. Usa nabyuzi. N'ababyaye yadapfuye. Ko ndeba zo gutyo. Ushaka kuntera ubwoba da? Reka mbanze ndangize inkuru yanjye ubone ko gutandukana n'umugore wanjye byo none ngo hajemo urupfu. Ntabwo bishoboka. Mbarira ngugire inama ngeyeho. Sindi mushiki wawe. Kira kigore ni kibi. Niyo cyabyara umwana rwose se yajya ku isoko ngo isura yicuruze. Uruko nyumva? Ese inama zanjye urazumva cyangwa nzireke? Akoyoka kuri petite sœur. Ntabwo nakugira inama. Zimbwire nyine nzumve numve niba nzazikoresha cyangwa none uranyumvira ubusa. Uranyumvira ubusa? Ni nsanga ari ngombwa kuzikurikiza nzazikurikiza. Inama zanjye sura zishyura. Wowe za hano burahishyura. Regano ni mu rugo wawe. Nahe? Usura wanze kandi asajya n'umugore twenyine. Nkubitana n'uruntu ruteye nk'ikiduke nta nubwo wahumeka. Uhumeka ruko avuye mu nzu. Ahantu hose aba yahuze agenda. Okay, twumvikanye ntongera kunukira umugore. Uvuge umugore wawe gusa ikigore cyawe. Ababyeyi bacu bo ntibakuze bakaje. Asika umugore utabyara undi n'umugore iki? Umutunzemo nk'ivaze hano se. Nakubwiye ko nizeye Imana, ko Imana ari izagira ikintu ikora mu buzima bwanjye.
ibyo bindi byo nyine ni ukwiharira Imana gusa nagenda. Abandi batabyaye se nuko Imana itabagaho. Ubu maze umwaka umwe urashize uwa kabiri ngo utegereje Imana. Wasanga tuzabyara ku mwaka wa 7. Cyangwa uri kwigira gutyo no utabyara. Kiriya kigore ni no kukirenganya. Kandi wambwiye ko ngo kubyibanga indi tabona hica. Ana nawe karuna. Sika maze kubyimba maze kumenya. Umva nkubwire. Kira nta kigore kikirimo. Nudashaka kana keza utera inda ngo uzabyara uzabireke. Urebe ko uzabona umwana. Sasa ntagire ngiye gucinya umugore wawe. Ariko aba baca nyuma se. Urukundo mukunda ntabwo rubinyemerera. Tuvuga se kutabikora. Mani shaka kantu gatera inda ubyara uve mu menshi. Umva mera akeneye akuzukuru mani. Si dufite ikihe kibazo? Siko niba ndabona uri kure. Ufite ikihe kibazo? Ushaka iki? Ufite ikihe kibazo? Subwo uri kumbaza ngo mfite ikihe kibazo ahubwo wambajije ngo ibyo udafitemo ikibazo nibi. Habaye iki? Bizi neza. Sound baking. Mu byukuri iyo mvuye hano nkajya ku kazi. Nagaruka uwo munsi wose n'uwapfuye ubusa mu gihe ntafite umuntu gukorera. Sibi ibintu gihe twavugiye koko. Imana ikaritanga abana koko. Imana nitanga abana. Uyu munsi tugeze imyaka 2. Basi wenda nta nubwo irajyamo ngo tubimenye ko yavuyemo. Urambwira ko ibintu bizarangira ryari? Iyo Mana y'umuhora musenga uhora mu butayu uhora heho bizarangira ryari mu byukuri? Imana nitanga urubyaro. Kandi ibyo byose bizarangira sibyo? Icyo ndimo ndagusaba reka gutekereza cyane. Dusenga umfashe dusenge sibyo? Okay. Basi nzajye kwishakira undi mwana hanze. Ko Erega na Bibiliya irabyemera. Aburahamu yabuze umwana kwa Sara arangije ajya kumushaka hirya kwa Ishimayeli. Abyara Ishimayeli. Ukumva ibintu ari byo koko? Ndabigusabye nyine nkuko Ndabizi urimo uratera kugutera umujinya sibyo? Nanjye rimwe na rimwe hari igihe nanjye nicara ndabitekereza igihe cyose ariko kubera amasengesho Imana mu mutima ukomeye sibyo? Ubwo reka dusenge basi Imana dufu. Buretse gato. Mbabarira umugize ukuri mu muryango wacu wose. Ninjye utarerekana umwuzukuru kwa mama. None se ngiye nama. Azarinda pfana gahinda kwere. Ngiye na mama ngira. Kuki urimo umva ko ibintu wabinsiga mu ngenye? Nyine ntabwo ubyara. Ndeka njye kwishakira undi mwana hanze. Ariko n'ubundi barabimbwiye ngo nta muntu ungana nkawe ushobora kuba yabyara. Ubundi umwana yafata he? Kandi aba scientifique bishobora ko bisobanura. Ahubwo ngomba no kujya gushaka umuntu akansobanurira ukuntu byose bimeze. Okay, kubera ko ndi munini nako nabyara. Ngize ubundi si mwana yagiye nawe ngira. Bitekereza nyine bishyira muri logique. Siri kucyeka. Ubitekereza. Bibi ndawagira gukenyera mateka. Amafaranga yo kujya muri gym arahari. Ibyo bintu ntabwo bitekereza kubana nawe. Ntabwo nabanye nawe ngana gukira. Soni kuki udakora ubushakashatsi? Kuki urimo urazana ibintu byo kungana nabanye nawe ngana gutya. Rero ngo ndarambiwe pe. Nyine bundi buryo nyine bundi buzima bushyashya. Nibishoboka nawe uzana buve mugende. Ese ubundi ntugisha inama? Iki cyumba nzakigusigemo nigire mu cyumba cy'abashyitsi. Kubera iki se? Cyangwa njye muri ghetto. Nakoze iki nyine? Ikindi kandi ntabwo tubizi ko wasanga ikibazo kiri kuri njyewe cyangwa kiri kuri wowe. Njyewe nabyara bakuru banjye bose barabyaye. Ariko nanjye n'abanjye barabyaye. Hanyuma ikibazo umva uburira ubusigemo wenyine ngiye gushaka ndi hano njye nshaka njyame no muri salo. Sumva mbwire sibyo. Ujyamuvuke bifite akazi. Ibintu ntabwo ari byo gutekereza kuvugira. Iyi niyo nshuro ya nyuma ndaranye nawe. Nzongeye kubana nawe uko nasobanukiwe ibintu byose uko bimeze. Twebwe ibintu kuba n'ibiki koko. Ibintu kuvuga uri kubitekerezaho. Becky. Ese uri kumva ko ari twebwe twenyine tuba muri ubwo buzima? None ni bandi kandi njye ntabwo bagomba kumbarira en general.
ngomba kuba ubuzima bwanjye njyenyine. none se Nimba ushaka kuryama uryame, nzongera kurarana nawe ari uko nasobanukiwe ibintu byose. ntabwo njya nkunda ukuntu tuba turimo gusangira ucecetse gutya. Ese mvuga iki wakabye? Ntabwo uba umeze nk'umuntu ufite ibibazo byakurenze iki n'iki. What's wrong? Uyu numva ngo abaganga bavura byose. Byaba ari byo. Icyo cyo ni ukubara. Okay, wenda nyine uretse urupfu. Ariko ibindi byose umuntu ashobora kurwara barabivura. Ko agahinda gakabije, kwigunga. Aho ngaho agahinda gakabije ujya mu bavura ibibazo byo mu mutwe. Ngo baragufasha ibintu bijyanye n'ibyo nyine. Ese ko icyo uri kumurambaza gutyo iki kibazo cyo mu mutwe. Musa ariko ndakubeshya. Niho bishya bishyira. Bimeze bite se nyine kutambwira ngo usangize amakuru numva uko bimeze? Nshobora kuzarangira nisanze ku muhanda nirukanka. Why? Ese kubyibuha k'umuntu bishobora gutuma atekereza nabi? No. Okay. Umubyibuho nta hantu uhurira n'ubwonko. None se kubyibuha k'umuntu byatuma atabyara? Abayive. Nubwo utize ubuganga ariko warize. Ndabizi nize biology n'ubundi no muri segonderi. Kubyibuha se urumva byahurira hehe n'uburyo bwo kubyara bwo kubyisha ukuri. Ese nujya ubona abantu babyibushye bafite umubyibuho ukabije ariko ukibenda niyo bigize ikibazo cyo kuba yasunika umwana baramubaga bikacamo. Njye mbitekereza ariko nanone bitewe n'abantu baba bandi iruhande. Okay. Urugero rwiza rworoshye. Maze imyaka 2 mbana n'umugore. Uyu munsi nta rubyaro ntabwo turabyara. Rero hari igihe abantu bajya babwira ngo ni ukubera ko abyibushye, ukubera ibiki. Byashoboka ko ari byo. Icyo nakubwira iyo ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo. Akenshi uko ugenda ubiganiriza inshuti buri wese akubwira nyine bitewe n'aho ubwenge bwe bugarukira cyangwa se n'uko we abitekereza. Ariko biba byiza iyo ugiye ukegera umuganga ubishinzwe akaba yagupima akamenya ikibazo ufite, ariko nanone bikaba byiza uri kumwe n'umufasha wawe. Singere njyenyine njye numva ko ngiye kuza hano ugatunganiriza nyine ukambwira. None se icya mbere cyo ni gute nakonfirima ko rero ufite ikibazo? Ushobora kuba ufite ikibazo ari wowe cyangwa se uwo mubana akaba ari wowe. Nta kibazo ntagira neza niba muri famiye wundi byarabayeho. Ibyo ngibyo nta hantu bihurira na famiye. Mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana arivukira. Kandi nanone ikindi ntabwo kutabyara bituruka ku miryango. Ushobora kugira ikibazo mu mubiri wawe, ushobora kugira uburyo umubiri wawe wangirika ntubyare. Ibyo rero niyo mpamvu bavuga ngo uba ugomba kwegera umuganga ujyanye n'umufasha wawe, bakabapima bakareba ninde ufite ikibazo hagati yanyu mwebwe babiri. Kubera ko none iyo ugiye kubaza amakuru ukabaza uriya ntaho bitaniye na babandi barwaraga malaria bakajya mu bapfumu, umupfumu akamubwira ngo bamuroze. Nimba hano ikibazo ntigikemuke ndajya mu bapfumu nanjye nta kintu cyari kindi mu mutwe. None se wigeze wegera abaganga babishinzwe ngo bagupime? Okay, ngiye kuza kwa muganga mu mpime na madamu wanjye turebe ikibazo gihari tugikemure. Nimba ari ukubyibuha mpite mujyana muri gym tujye tubyukana nimugoroba tujyeyo. Sinzi impamvu uri kwishyiramo kubyibuha cyane. By the way, madamu wawe ntago abyibushye byo kuba byamuteza ikibazo. Umubyibuho afite n'umubyibuho usanzwe, ntago ari umubyibuho ukabije. Sibyo? Ibiro afite ndabizi. Aho dutangira kubarira umubyibuho ukabije ntago ari hariya. Okay, sawa. Ngomba kuza tukareka tubikemura ariko akanitemo wenda stress iragabanuka. Wamfatiranye nyine uyu munsi ari weekend. Numbizi ntabwo wagerageza. Ibaze ngiye mu kazi n'ifoke. Dr. twari twitabye twumve ibisubizo. Ego. Se Eve, ni byiza ko wazanye n'umufasha wawe hano
ari byiza cyane kugira ngo wenda ejo n'ejo bundi hatagira uzito utazitana wa mwana. Biba ari byiza cyane kuza kwa muganga umuntu akaba yamenya ikibazo aho kiri. Ibisubizo byasohotse. ubundi si bya bindi umuntu yatekerezaga mwabonye ko yashobora kuba yakira sawa. Bigaragara ko kera wigeze kurwaraho indwara ya mugiga. Nari mfite nk'imyaka nk'itanu gutyo. Yego. Mu bisubizo byasohotse, iyi ndwara ya mugiga iba irwaye igihe kinini kirenze amezi 6 utarayivuza. Iba ishobora kukubyarira ubugumba kubera ko iragenda ikica spams cyangwa se intangangabo cyangwa se ngore. Iyo ibyo bibaye rero urumva ko kubyarira byabaye ikibazo. Ari byo bisubizo byasohotse hano. Oya. Mr. Doctor. Gusa nanone uravugisha kuri se ni ufite ikibazo? Yego. Ntabwo bishoboka Dave. Uretse gato. Gusa nanone haracyari icyizere kubera ko ubushakashatsi bumaze igihe bukozwe. Hari uburyo ushobora gukoresha. Uretse gato. None se amaraso mwarebye ko ari ayanjye cyangwa ari aye? Mwapimye neza amaraso? Rwego, urabizi ko ntabwo bino ndi kubivuga nk'umuganga, ahubwo ngiye nabyikoreye, nayigiriye muri research ndabikora n'inshuti yawe. Niba ufite ikibazo ntabwo ari njye ufite ikibazo. Yego. Nsuko nta kuntu wanabibeshya kugira ngo akasuko. Wapimye neza? Tutagiye kure, ntucike intege kubera ko haracyari icyizere. Hari raporo nagukoreye ku bw'ubushakashatsi bumaze iminsi bukozwe. Hari muretse gatoya. Hari nzapfa nta n'iki nibyo ndimo ndavuga. Hari ubushakashatsi bwakozwe ndetse nagukorera raporo, mukorera liste y'ibyo kurya madamu wagomba kujya agukorera kugira ngo nibura nyuma y'igihe runaka bizahinduke, kubera ko ubu bushakashatsi bugaragaza ko amahirwe ari amezi 6. Ibyo kurya babigushyiriyeho hano, ubunyobwa bwinshi, ibiryo bitabuzeho avoka ndetse n'ibinyampeke ku buryo intanga zishobora kongera zikagaruka ku murongo, zikongera zigafata. Ariko uretse mwapimye nabi. Rwego. Mbwiza ukuri pe mwapimye nabi. Rwego. Ibi ngibi ngiye nabyikoreye. Ntabwo nigeze mpereza abandi baganga ngo babikore. Ari mu kujya mu kare. Basi tuzagaruka ryari kugira ngo twakoze ibishoboka, ahubwo icyo mugomba gukora ni ukubyakira hanyuma mukareba ibi ngibi bisigaye nimukurikiza izo nama babahaye aho ngaho. Mu mezi 6 muzagaruka tubapime bizabyagenze. Sinzi rya buri munsi koko. Ubu mugiye kunsubiza kuri. Ni ukuvuga aho ngaho babahaye uburyo mushobora kubikoresha. Ubwo bunyobwa baguhereze kuri buri funguro, izo avoka uzirye kuri buri funguro. Nyuma y'amezi 6 muzagaruka hano, hari icyizere ko bishobora kuba byahindutse. Kuko nta kintu ngize abahereza kugira ngo ibisubizo bimeze gutya bize. Rwego, urabizi turi abaganga bari professional. Icyo ugomba gukora ni ukwizera ibyo tukubwiye hanyuma ugakurikiza inama za muganga. Haracyari icyizere, ntabwo birangiye. Sibyo? Rwego, ihangane ukomere, haracyari icyizere. Umufasha wawe aragufasha kuri iryo funguro babandikiye aho ngaho muzajya mutegura. Nyuma y'amezi 6 mushobora kuza hano ugasanga byarahindutse. Yego. Mwebwe mukurikiza inama za muganga neza. Ufite isoni kano kanya pe. Ndakwinginze mbabarira kuko ibintu byose nakoze byari ubugoryi, byari ukumva mubwire. Nukuri ntabwo nari nkwiriye kugutwara gutya. Kuko nyine nanjye nanyagirwa nkuko nawe nagushinjaga ibintu bitari byo. Ndakwinginze mbabarira pe. Mfukama babara nanjye mfukama ibyo byose. Kizima nuko tubonye ibisubizo
ntabwo ari njyewe. Mbese ubu uzanyihanganira umaze kumenya ko ngifite ikibazo. Yeah. Si uko twabana gute koko gusa. Ushaka kunyanga? Ahubwo wowe ugiye kunyanga. Oya. Nzakomeza nkufate nk'uko nagufataga nk'umugabo wanjye, nzakomeza nkubahe nk'uko nakubaha. Ikindi kandi ngiye gukora uko nshoboye ku buryo ibintu muganga atubwiye izo nama nizo zishobora kugarura ku murongo. Gusa basi ndongera nshobore gukora akazi. Nuse ndabona gukorera iki koko nimba ntazaza mfite. Ahazaza uramfite sibyo? Ikindi kurikiza inama za muganga yaguhaye aho ngaho, amezi 6 uzagaruka hano, ndabizi ko nuramuka ubikurikije neza akizaba cyane mwiza. Amezi 6 igiye kuba nk'imyaka 6. Ubizane umva Steven, gerageza utuze. Okay. Bino ni ibisanzwe, icyo ugomba gukora ni ukurikiza izo nama za muganga, ibindi byose ubiharira Imana. Ndabitekereza mu kabari. Ujya kwiyangiza ujya mu kabari. Akabari nta gisubizo kirimo cy'ibi bibazo byawe, ndakubwiza ukuri. Okay. Urabizi na nyuma y'ubuganga njye nawe turi inshuti. Inama rero ndimo kukugira yumva, please. Kagukorere hamwe sibyo? Byose tuzabigeraho kandi turi kumwe. Ntabwo ndagutererana kandi nawe umfashe ntongere kumfata nabi.